ntugakemure iby'iwanyu ariko icyo baba bashaka ni uguhora ni ukukurangazaga kugushyiraho iterabwoba bakakwita izina ndetse bitari iterabwoba gusa barangiza bakavuga bati turanagufatira n'ibyemezo ubwo nyine uwo mwanya agahindura akumva ko akwiriye kumva ibyo abo bamubwiye ibyo rero biba ku bantu ba mu gihugu cyatakaje ubuzima bwacyo iyo ubyemera ntuburiho iyo ubyemera kugira ngo abantu bakuyobore bakubwire ibyo ukora ariko bikampa n'umwanya wo kubashimira akazi keza katari kakozwe uyu munsi gusa ahubwo kajyanye n'amateka ya Unity Club yaduhurije hano n'ibikorwa bya Unity Club ndetse bikomeza ayo mateka mpereye kuyavuba aha imyaka 30 ishize ari nabyo Unity Club yashingiyeho ijya gushingwa Unity Club yaje igihe hari ibibazo byinshi cyane ndetse abantu bashakisha n'ibisubizo Unity Club rero iza kuza nka kimwe mu ngamba nyinshi zafatwaga kugira ngo ibisubizo twahawe n'amateka yacu biboneke ibisubizo bishingiye ku bibazo byinshi abantu rero kuba baributse gushyiraho Unity Club igahuza abantu igahuza abakoraga batangiye bakora muri leta cyane abaminisitiri n'abo bashakanye icyiza cyo kubivuga gutyo amakosa nari gukora n'abiri ari wavuga ushobora kuvuga ngo abaminisitiri n'abagore babo kubera ko kenshi abagore batabaga abaminisitiri ariko ubu ari abagore ari abagabo bose baba abaminisitiri ni abashakanye rero
irindi kosa rijya rikorwa nabyo ariko bijyanye n'ikinyarwanda bakavuga ngo abaminisitiri n'abafasha babo nta bafasha ahubwo nabo muri za minisiteri bafasha ababakuriye nta bafasha umugore n'umugore umugabo akaba umugabo iyo bashakanye ntabwo umugore ari umufasha ni umugore yo gufashanya bombi barafashanya ari umugabo afasha umugore ari umugore afasha umugabo icyo kinyarwanda rero aho cyaturutse ntabwo mpazi n'ibindi bivugwa mu kinyarwanda bitari byo bimwe turaza kubivuga ariko turabivuga kenshi ariko abantu bakabisubiramo abantu bakoresha guhereza ni iki ejo narababwiraga ngo muri ya ndirimbo harimo wangabiye inka uwaguhaye uwakugabiye inka yaguhaye inka ntabwo yaguhereje inka niyo tandukaniro ntabwo ari uguhereza ni uguha hanyuma hari ibindi numvise nabyo ariko bishobora kuba bituruka mu ndimi abaturanyi bavuga akavuga ikintu ngo cyiwe ikintu cyiwe cyiwanjye ni icyanjye ni icyawe ni icye ntabwo ari icyiwe icyiwe ngira ngo hari ababivuga mu baturanyi icyiwe ibyiwe n'ibindi byinshi ntabwo ari ikinyarwanda ni ntabwo ari ntabwo mwagiye mubikosora ariko ngira ngo hari ababivuga kubera bigezweho by'ubusitari bagoreka indimi ariko kuvuga ikinyarwanda neza ntibikubuza kuba umusitari sibyo reka nsubire ku ikibanze kijyanye n'iyi Unity Club navuze ko Unity Club yashingiye ku mateka amateka yacu harimo icyo turi cyo n'abanyarwanda icyo turi cyo wacyanga wagikunda hari icyo uri cyo uri umunyarwanda kubwihanaguraho biragoye kuvuga uti hari benshi ushobora kubikora ushobora kuvuga uti njye sinshaka umunyarwanda ukaba icyo ushaka icyo ari cyo cyose ukaba umwe mu baturanyi ukaba umwe mu mahanga yo hirya cyane ukaba umunyaburayi ukaba umunyamerika ndetse bakaguha passport ushobora kubyiyumvamo byo n'uburenganzira bwawe rwose pe ariko abantu iyo bashishoje umuntu ashatse yakwibutsa abandi icyo uri cyo niba uri umunyarwanda uri umunyarwanda ibindi by'inyongera waba nabyo birashoboka ariko ntibihanagura bya bindi
bya kavukire bibyo. Tubyumvise dutyo rero, kuba icyo turi cyo nk'Abanyarwanda twifuza kukigira cyiza, kukigira cyiza. Iyo bavuze Umunyarwanda abantu ndetse bakumva ko Umunyarwanda nibyo. Abanyarwanda twumva ko bameze batya, bavuga batya, bagira batya, bafite byiza bibaranga. Niyo ntego ya mbere. Ntabwo ari uko bigenda igihe cyose, ndetse bitari no ku Rwanda gusa, ntabwo ariko bigenda no ku bandi b'ibindi bihugu. Ntabwo uteka uhora urangwa n'ibyiza ubundi wifuza ko ari byo byakuranga. Biterwa n'impamvu nyinshi. Twebwe mu Rwanda dushaka kurangwa n'ibyiza. Ubu navuga ko mu myaka 30 ishize ari rwo rugamba turiho, urugamba rwo kurangwa n'ibyiza cyane, ndetse aho imyaka itari mike twaranzwe n'ibibi. Tubashaka gusiga inyuma kure, guhanagura ibibi byaturanze. Aho tuva rero ni kure, kuko n'ubu hari aho kijya ku isi hose. Ahenshi bazi u Rwanda neza, bararwumva neza, bakurikiye amateka y'imyaka 30 ishize n'aho tuvuye n'ukuntu tugenda dutera imbere. Ariko hari ahandi bakituzi nk'aho ari rwa Rwanda rwa mbere ya myaka 30 ishize. Mbere yaho rwa Rwanda igikurikiraho rw'abicanyi. Ibyo nacyo iryo bara turarifite. Erega twakoze ishyano, bakoze ishyano pe. Iryo zina, iryo bara dufite, tuzarebana kugeza igihe kirekire, kuko ibyanditswe mu mateka, ibyanditswe mu bitabo ntibisiba. Ariko ushobora kugabanya ububi bw'iryo bara, bw'iryo zina, bitewe n'ibyiza ukora bigenda bihindura igihugu n'imibereho y'abantu. Ni rwo rugamba turiho rero. Byabaye byarabaye, izina ribi turarifite, turarigendana. Nubwo iryiza ryagenda ritera imbere kandi ariko twifuza, kandi ariko tubikorera. Muri ibyo twifuza rero, iryo zina ryacu, icyo turi cyo, icyo dushaka kuba, n'ibyo twabaye mu bihe bibi, bihora biri
ni ugukirana. Kimwe kigomba kunesha ikindi. Abanyarwanda ndibwira ko bishingiye no ku byo n'ibiranga Unity Club cyatumye ibaho n'iki toza abantu n'ikigira ite, iby'uko tugomba kunesha iryo zina ribi byo biragaragara ko ariko bigenda bimera, ariko nta bintu byera ngo de, hahora harimo utuntu hirya no hino. Iyo wumva n'uyu munsi abantu bakizira icyo bazize n'ubundi muri ariya mateka yashize navugaga mbere y'imyaka 30 ishize, niyo wakumva ikintu cyabaye kimwe gusa ubwo biba ari byinshi. Twari tugoye kuba twiyumvamo ko ibintu nk'ibyo nta na kimwe gishobora kuba, ariko biranga bikaba. Impamvu zitandukanye. Iyo abantu rero bafite ibibazo nk'ibyo dufite cyangwa twaranyuze mu mateka nk'ayo twanyuzemo, muri rusange hagomba kuba impinduka, tugahinduka mu mitima yacu, tugahinduka mu mikorere, aribyo byangombwa icyo kibanze, kugira ngo ya mateka twamenyekanye yaturanze agende abura, ajya inyuma azimira. Tugomba gukora ibintu bisobanurira buri wese ngo u Rwanda ntabwo rukiri rwa rundi mu myaka 30 n'indi ishize. Dore ibyo bavuga, dore ibyo bakora, dore ukuntu bihindura ubuzima bw'Abanyarwanda. Icyo ni ngombwa, nta kukinyura iruhande. Urabizi hari abajyaho bagatinya ubusa, mujya mwumva n'ubu ngubu ushatse ku interineti no mu mwanya ushize cyangwa n'umwanya uri buze haba hariho abavuga u Rwanda n'aba bavuga abayobozi b'u Rwanda n'aba bavuga ibintu byose nabi. Ariko iyo abantu bashyize hamwe, mbese nk'iriya Unity Club bivuze ubumwe. Unity Club uyirebe mu buryo bw'igihugu cyose kibe nka Unity Club. Iyo ibyo byose bivugwa cyangwa bigirirwa nabi u Rwanda, abantu bashyize hamwe, iyo bafite iriya ntego, iyo bafite bwa gushaka, ndetse iyo bafite n'uburakari uvuga ngo ariko kuki abantu batugira batya cyangwa twagaragaramo ibimeze gutya. Ibyo byose bihinduka ubusa. Ibyo bitutsi, ibyo kubeshya, ariko mukwiriye no kwiga isi mukamenya isi uko iteye. Isi uko iteye, abenshi ikibabaje ni uko bajya muri ibyo bishuko
bikabatwara. Isi hanze bazakubwira bati u Rwanda nta demokarasi, nta ubuyobozi bw'igitugu, abayobozi bw'abicanyi, ndetse bakavuga amazina, bakavuga okay. Ariko aho nahera rero ni hehe? Abo bamvuga cyangwa bavuga u Rwanda cyangwa bavuga mwese bo hanze, umumenye ukamubaza utari ko wowe uvahe igihugu, uri Umubirigi, uri Umufaransa, uri Umwongereza, uri Umunyamerika, uturuka Canada, ukamubaza utari ko uzi umubare w'abaraye bapfuye mu mujyi runaka w'igihugu cyawe, umujyi gusa utabuze igihugu cyose, bazize umuntu ko barasa gusa, cyangwa barasa ko ari ubwoko ubu n'ubu, cyangwa ko ari ameza atya, uzi umubare w'abaraye bapfuye ukabimwibutsa gusa. None si ibyo n'ibyo uheraho ujya kubeshya cyangwa gukemanga cyangwa kuvuga abandi, wabanje ugakemura iby'iwanyu. Ariko icyo baba bashaka ni ukukurangazaga, kugushyiraho iterabwoba, bakakwita izina, ndetse bitari iterabwoba gusa, barangiza bakavuga bati turanagufatira n'ibyemezo. ubwo nyine uwo mwanya agahindura, akumva ko akwiriye kumva ibyo abo bamubwiye. Ibyo rero biba ku bantu, biba mu gihugu cyatakaje ubuzima bwacyo. Iyo ubyemera ntuburiho, iyo ubyemera kugira ngo abantu bakuyobore, bakubwire ibyo ukora, bakubwire uko wifata, bakubwire uko, ariko se ko duhora turi mu biganiro byinshi bivuga ubu muri iyi si, ko nagira ngo twese twaremwe kimwe. Hari abantu bamwe Imana yaremye irangije ibasigira ububasha bwayo ngo bareme abandi. Ubu muri aho mwaremwe n'abandi, ntabwo mwaremwe n'Imana. Njye nagira ngo twese twaremwe n'Imana, ariko hari aho bigera ndetse nkayibonamo abantu ukabona barasa nk'aho baremwe n'abandi, mukabyemera. Abo mbese Imana yaba yarasigiye ububasha bwo kugira ngo ireme abandi, abacu bajya kurimbuka bagashira, bari kuki bataye? Cyangwa ubu bari abo ngabo? Rero igihugu gishaka kwiyubaka kibaza ibyo bibazo byose, kigashaka ibisubizo, ukamenya ngo nta bandi baza ngo kuko ni ibiremwa nk'uko uri ikiremwa.
ntabaza ngo akubwira uko ukwiye kuba wararemwe cyangwa uko ukwiriye kwifata nyuma yo kuremwa uba yarakuremwe uwo ari we wese wandemye ukanshyira hano ubwo nanjye kandi ibyaturemye uwaturemye we yaduhaye n'ubwonko ngo dutekereze tugomba kubukoresha rero u Rwanda n'amateka yacu n'iyi si nyine dukwiriye kuba tumenya uko iteye nta mpamvu n'imwe yatuma tutagira izo mbaraga tutagira ubwo bushake tutagira uko kumenya kw'ibyo tugomba gukora ko tugomba kwifata ubwacu ko tugomba kwivana hamwe tukigeza ahandi aho dushaka kujya nta mpamvu n'imwe bwa bushake bwa burakari bwa bushobozi navugaga buturimo ariko nutashaka kubukoresha uzaba wa wundi usa n'uwaremwe n'undi azi nyine usibye noneho ko n'abo twita ngo twaremanywe hamwe muri iki gihugu bageze aho nabwo mu mateka yacu birazwi bamwe bahindutse abandi babuze ubuzima bwabo n'ubu ndetse bikaba bishaka ko abantu bakaba bashobora kwihanganira ko byakongera bikaba gutyo ari byo twihanganira kubera ugomba kugira kwihangana no guhendahenda no kugira ngo ibintu bibe byagenda neza abantu bumvikane ariko hari umurongo ubundi uba ukwiriye kutarengwa ubu muri mwaka 2024 muri uku kwezi turimo umuntu akazira icyo ari cyo cyangwa icyo abandi bazize mu myaka yashize tukicara aha tukabyemera tukabitwara nk'aho ariko bigomba kugenda ntabwo ariko bigomba kugenda ntabwo ariko bigomba kugenda muri ba bandi bari bakwiye kuba bafite icyo bashaka kuba bafite ubushake ndetse bafite uburakari bwo kuvuga ngo ibyatubayeho mu mateka ntibizasubire ntabwo bikwiriye ntabwo bikwiriye na busa abo rero bagera batya bakanyura mu myanya y'intoki kubera ko igihugu kiyubaka gihendahenda gishaka umuntu wese yumva gerageza kugorora ariya amateka yacu abantu bakanyura mu myanya y'intoki bakagirira n'aba bantu bigaruka muri ayo mateka burya umunsi wabo iminsi n'imbarwa rwose ubu hari igihe kinini kongera kubisubiramo hari abandi mureba
bari aho bidegembya n'abo twababariye twavanye aho bari bafungiwe ibyaha nk'ibyo, twababarira uguhendahenda urebe ko hakongera umuntu akabamo muzima cyangwa nabi n'aba gukorana nabo n'iki, yarangiza bagasubira murabazi birwa, ndetse bakogezwa n'abantu bo hanze bakora ibitangazo ko barwanira demokarasi, barwanira ibyo ntazi barwanira. Buriya nabo ariko turaza uzi ya masaha bamanika ku nkuta, iyo yashizemo uruviri bagira batya bakarwongeramo kugira ngo yongere ikore, turaza kurwongeramo. Kandi ubwo iyo umuntu agirwa inama afite mu mutwe hazima arumva, ubu ni inama njya, ariko gushaka arayumva, gushaka ntayumva. Ariko ku kibazo cy'ubuzima bw'igihugu cyacu n'abanyarwanda, n'aho tuvuye n'aho tugeze n'aho dushaka kujya, ibyo bifite aho bigarukira, kugerageza kubihungabanya bifite aho bigoye kugarukira. Ariko kandi niba n'uwashaka kwiga akaba yiga, nabwo arebe mu mateka yo mu myaka ishize mikeya, byinshi nk'igihugu dusezeranya birakorwa nta mususu, nta abavuga bakavuga, abagororwa bakagororwa. Rero mu nzira yo kwiyubaka, mu nzira y'ubumwe, mu nzira ya Unity Club, duhere kuri twe, duhere ku bacu. Abacu ndavuga abanyarwanda, ndavuga imiryango nyarwanda, ariho duhera twisuzuma, twikebura, tugerageza uko dushoboye kose kugira ngo abana bacu, urubyiruko imyaka 35 kumanura hasi, biri hafi kugera nka 3/4 by'abantu bose dufite. Abo ngabo tubarera dute? Tubaha iki? Batubonamo iki? Batubonamo iki bashingiraho kugira ngo u Rwanda rukomeze ari rwa rundi twifuza, hari abariho, hari abazaba batakiriho mu myaka iri imbere, ariko u Rwanda rwo rurakomeza. Tugomba kurureba nk'igihugu gikomeza ubuzima ubuziraherezo. Ntabwo u Rwanda ari nk'umuntu umwe. Umuntu umwe n'urambye imyaka iba myinshi akagenda, ariko igihugu ni ba bandi bavuka
n'iy'abandi bagiye. Niyo mpamvu bikomeza buri gihe cyose. Buri muntu rero mu mwanya we mu gihe cye, byaba byiza ko yagerageza agakora ibyo ashoboye, agatanga umusanzu ashoboye, kugira ngo rwa Rwanda rukomeze rubeho, kandi rubeho neza uko tubyifuza. Nagira ngo sindi butinde cyane nubwo byabaye, ariko cyanzanye hano yari ukubashimira mwese through Unity Club, binyuze muri Unity Club. Ndashimira n'abandi bitabira izo ngamba Unity Club ihagarariye, zubaka igihugu cyacu mu buryo butari bw'ibyumweru, by'amezi, by'imyaka mike, ariko mu buryo burambye. Hanyuma ibisigaye ubwo ni ugukotana nyine, ni gukomeza tukabiharanira, buri wese ahari mu bushobozi bwe, mu byo afite, ntakagira icyo atanga cyahura n'icyundi, twabihuza byose by'Abanyarwanda. nta mpamvu mbona impamvu u Rwanda rwananirwa kugera ku ntego yo kuba igihugu cyakumvikana neza, no ku Banyarwanda ubwabo bakumva barwishimiye kandi barurimo, barufitemo uruhare. Icyo narangirizaho ni cya kindi cyo kwibutsa gusa ngo ku byiza noneho tumaze kugeraho n'abandi babona batuvuga, buriya twe kudutera imbaraga zo kubirinda no kongera ibindi nk'ibyo ngibyo. Ntabwo ari ibyo kwirara gusa, bakuririmba nawe ukiririmba, iyo bitakuviriyemo imbaraga zituma ushaka gukora birenze, ujya guhindukira ugasanga bya bindi byagucitse ntibikiriho. Ariko iyo bikuviramo imbaraga z'ubushake kugira ngo urusheho gukora byiza, kubera ko noneho n'abandi barabibona, uzareke abandi babikuvuge ariko wowe ntuzabyivuge. Nicyo gituma abantu bahora batera imbere. Ndabashimiye rero cyane, mugire amahoro y'Imana. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame rero akaba amaze kugeza ijambo ku ihuriro rya 17 rya Unity Club Intwararumuri. Ashimira abari muri iri huriro bose, aravuga ati imbaraga mukomeje gushyira